Turashimira Imana. Natwe tumeze neza, turashimira Imana. Turakomeye, turacyari ibyuki. Muracyari ibyuki bivuga ese namwe murabizi ko muri ibyuki? Oya pe. Urumva kubera Kristo. Oya ariko ntateme. Reka nkubwire kubera Kristo turi byose pe. Muri ibyuki. Hano ntimuvangiye bimeze sawa. Ubundi kuba ahantu hadateguye bigaragaza ko aba basore. Usibye n'umusore. Oya, ziko hari abasore basiga baba mu nzu ziteguye. Oya, donature abasore ntago aribo bategura. Ko mugabo wanjye niki? Oya, donature. Oya, hariho akusema. Hariho ibintu nyine kazi zidasanzwe. Ariko nkuko ushaka gusanga umugore utwara igikamyo. Ntago ari abana ntago bisanzwe. Ntago ari by'abagore. Niyo umubonye tuvuga ati uriya mugore. Sibyo? Ariko donature abagore nibo baremewe gutegura. Yego. Ariko donature abagore ni imitako. Nabo ubwabo ntago yoroshye. Nabo ubwabo baradekoye. Ubundi umugore Hi guys. Muraho neza. Tubaye ikaze kwa mama Charlene. Turongeye turagarutse kwa mama Charlene. Turabakiriye namwe kwa mama Charlene. Turagushimiye cyane. Mwebwe rero nyine muri rya sezerano rivuga ngo ko muzakandagira hose. Ndahabahaye. Ubu naha rero. Imana yahabahaye no kuri mama Charlene. Turagushimiye cyane. Imana ishimwe mumeze mute? Tumeze neza, turashimira Imana. Natwe tumeze neza, turashimira Imana. Turakomeye, turacyari ibyuki. Muracyari ibyuki bivuga ese namwe murabizi ko muri ibyuki? Oya pe. Urumva kubera Kristo. Oya ariko ntateme. Reka nkubwire kubera Kristo turi byose pe. Kandi bibiri sawe ndabivuga umutima wanjye biha. Yego ko. Reka rero mbabwire. Singewe simbegere sindi kubirebera. Hari ukuntu batureba kuri kamera. Hari abantu tujya duhura mu mujyi. Hari igihe nyamvuga ntari kubite abandi aba bagore wabaremye kuwa mbere ntibega umubiri we. Uri kurebera he? Kuri kamera. Mwahurira mu mujyi utese uyu ni wa muntu njyamba na kuri kamera. Ariko nkanjye ubegereye. Ave. Muri ibyuki. Hano ntimuvangiye bimeze sawa rwo. Nuko Ubwo rero nkanjye rero kubareba iruhande rwanjye bitari kuri kamera ngo vuga ngo bedetinze babakesheje kamera muri ibyuki rwose kandi ntacyo bitwaye pe kuko ibyuki ntabwo ari bibi. Turabashimiye cyane. hano hari indabo nyinshi. Teresato. Nizo kwiranja. Ntabwo ari so. Maze nashatse kuvuga ngo kuba bambimanuye bamara gutaha kongera nkabimanika. Kubera iki? Kwa ari indabo zidasanzwe. Za ndabo haraho muzizi iwacu gatagara. Kubikuta Cyane. Muri abagome none. Oya, iwacu ntago zari ziri mu mabara. Ubwo nyine muri abagome. Iwacu ntago zari ziri mu mabara. Ndumva aho muzizi. Iwacu se utekereza ko Ego wenda si iyo uvuga iwanyu se. Iwacu turazifite. Iwanjye turazifite ko ntago zimeze gutya. Uzi impamvu iwacu gatagara hari ubwoko n'ubwoko nakoko k'indabo. Iwacu ko biwanjye yego niwe wa mbere uzuvuga ariko we ntago azifite mu mavaze azifite mu mavaze zihinze. Apana yego mu nzu hizi arazifite ahantu hose mama wanjye mu nkuta gutya. Twebwe iwacu ahubwo se nimba usko nzazigura ahubwo nkazihinga mu butaka. Izi iwacu mu kiriziya iwacu ababike bazaga gusarura indabo iwacu. Yego none reka nongere. Oya nukuri birasa neza. Ntabwo byaba bisa neza. Nuko ikiza nuko uzitaho kandi bidasa neza buriya ntabwo twabivuga twakicecekera. Ntabwo twakuvuga ko bidasa neza ko ntabwo twabivuga ko indabo zisa. Twakicecekera. Nubwo nyongorera uti mama Charlene. Zira ndabo zazihindure. Ntabwo ibyo byaba ari sawa ucecetse. Rero ikintu cy'indabo cyatonze nagiye kubyina. Yego ni mu gicuku. N'abantu bose babona jaride wanjye. Ntabwo ari yego umugabo wanjye pe. Yego nta kintu abize mu wese. Sinzi ngo burigura iki. Ingo ntacyo uzi kubyina
uzajya iwabo uzareba nzajyayo vuba uzampaho ahubwo ubwo se ubwo urumva muzazi ariko twebwe iwacu noneho habaye mu gihuru hari indabo nyinshi kandi nziza none se wenda reka tunahera ahangaha nko ku kintu cyitwa nko gutegura ubona yuko njya mbikora nkanabyigisha hari abantu baba babona ko bidakenewe buriya koko ntabwo bikenewe ko abantu hari ibintu bamenya mu buryo bwo gutegura indabo ubwiza bw'indabo ukuntu wazishyira muri salo ubundi kuba ahantu hadateguye bigaragaza ko aba basore usibye n'umusore oya ziko hari abasore basiga baba mu nzu ziteguye oya donature abasore ntabwo aribo bategura ubwo umugabo wanjye ni iki oya donature oya hariho akusema hariho ibintu nyine kazi zidasanzwe nk'uko ushobora gusanga umugore utwara igikamyo ntabwo ari abagore bose ntabwo ari iby'abagore niyo umubonye tuvuga ati uriya mugore sibyo ariko donature abagore nibo baremewe gutegura yego ariko donature abagore ni imitako nabo ubwabo ntabwo yoroshye nabo ubwabo baradekoye ubundi umugore ni nk'ururabo yego uraruvomera nawe ubwe rukivomera umugore utazi koga ngo asige ibirenge asige akora agasatsi amenye exophene ngo ibahehe afata akarabero ko kwa muganga si ngombwa akayaza umunwa amenye ngo baringaniza ingohi gutya amenye ngo basokoza baca inzara uwo mugore bimeze bite nta kintu kirimo urumva ururabo akamaro karwo rwerekana urukundo nyine rususurutsa n'ahantu kubanza n'umutima ruwususurutsa ashaka ubuziyo noneho rero ikintu bambwiye uziyo ndi kuzireba hari ikintu bambwiye ngo ahantu hari inabi cyangwa amahoro make ururabo ntabwo rwera ibyo niko kuri yego ziruma ahantu hari amahoro make inabi ikintu kitari urukundo n'amahoro ururabo ruranamba waruvomera washyiramo ibiki imvura yagwa ntabwo harambutiyaje hari stress ururabo rusensinga ibyo bintu birashoboka ngiye kubabwira ubuzima butarimo indabo mbere sinabonaga ubushobozi n'ubu wenda hari ukuntu mba shaka indabo najyaga ntondeka indabo hari uturabo hari umuntu nazanye ngo azishyiremo vitamini azitera umuti kuva yakandagira iwanjye zahise zuma naravuze ntuye muntu sinzamwibagirwe kubyo atazongera kunkandagirira muri salo zarumye nuko zacitse utu tuntu ubona naduterekagaho indabo kureba indabo nicaye gutya mana we ndishima ntushaka kubyumva hari n'abantu batabikunda ariko byibuze umugore wese aho yicaye yakabaye azi gutaka hari gutaka indabo hari kumenya amabara ashyigikirana ko hari umuntu ufite mauve orange jaune rouge bordeaux chocolat ugasanga nyine mu nzu ye ni imikororombya ariko idafite n'aho ihuriye idakurikirana yego gutaka kumenya ngo amafoto urayakurikiza gute kuba byemera hari ahantu hatemera kumanika amafoto kumenya ngo amagambo washyira mu nzu kuko hari amagambo ushobora gusoma yo hanze nayo ushobora gusoma winjiye ukumva n'ibibazo ukavuga ateka mbe bishyize kuri welcome hariya ndabifata n'itaye nkumva nyine meze neza gutaka muri rusange byakageza umugore atari aho bareba gusa muri dushe no muri mu cyumba no muri garderobe hari ututipusi twinshi two kwinjira ahantu ukumva harahumura two kwinjira ahantu wareba gutyo ukabona nta murayi uriyo hari abantu bagenda bunamye gusa yego kandi hari n'abandi wagira ngo babahaye akazi mu mazu y'abandi bagenda bareba gusura abantu ugiye gusotora nawe akaza aje akareba ati mama shani natwigisha isuku reka ndebe muri iriya nguni ko wabona nk'umurayi wenda amaze nk'ukwezi wenda ari mu mashusho anahuze cyangwa abana bagiye ku ishuri afite stress ukuntu wabonamo umurayi tanu mutwigisha isuku rero umugore wese cyangwa umuntu muri rusange akagize positivite muri we
ugenda ureba icyiza icyo wakigira ku muntu ureba niyo ntacyo ufite cyo kumwigiraho reka kumunegura wenda nuko atabizi sibyo kuba bifite ubushobozi yego n'ubushobozi buraburasha hari ukuntu umuntu atamenya pe ukaba atazi gutegura akayarivugiye nk'ibuzingajwiri cyangwa igatagara usibye ko igatagara ari mu gisirimu ni mu gisirimu igatagara bavuga ngo ni mu cyaro ariko mu gisirimu cyane ntabwo ibyo bintu oya uzi impamvu bivuga hari ahantu nari ngiye kuhavuga kuko ntacyo oya mu cyaro hari ahantu nigeze kujya abantu bose bo ku Kamonyi hari umuntu ku Kamonyi nzirendera nta nete muraho wenyine roses na rose hari ahantu bita ingamba ni mu giturage ingamba ku biti 5 mu kiryamo cy'inzovu mu kiryamo cy'inzovu Kayenzi aho hantu ni hera hano hirya ku Kamonyi usumva ko ni mu basiri muri ko hano uzumva ko mu minota 30 yewe anete buretse nawe naramubwiye wani n'ubucyara mwana wanjye arabyemeye hari ahantu wagiye hari uti ntinyinshi oya inoza mu Ruhango ariko ngewe ubwo ntitujye tuvuga igatagara tuba turi i Kigali mu murwa hagati n'ahajya hitondera hanyuma ndashaka ko dukomeza mwakoze kuza kudusura turabishimira kandi by'umwihariko kuri mama Charlene turabakunda murakoze cyane twabonye commentaire turabakunda umva ngewe ntagukunda nta nubwo nabona imbaraga zo nta nubwo wanyinjirira mu rugo ibyo byo nyine nibyo ni byiza ko umuntu nimba umukunda ubimubwire ubimwereke ako niwumva harimo akantu ushaka ukamubwira ngo uramukunda Yesuwe kubwira umuntu ngo ndagukunda wakicara waba uri kumwe kuganira na runaka bamutaramiraho nawe ukamutarama ntabwo ari byo ubwo ndabakunda pe ndabakunda kandi kimwe mu bintu burambakundira ushaka gutuma ukamgutima amashe ngwino mu kiganiro nukuraho n'abandi bose kereka nta mwanya afite nayitanze ikintu mbakundira icya mbere ni ukuntu mukundana munambwira ukuntu mukundana nk'abantu wagira ngo muri abasheri muratubwira ibanga nimba mujya munashwarera byo buze kubimbwira nimba mujya murakara cyangwa byarigeze bibaho ko urukundo mukundana rw'abavandimwe ugize Imana ukagira umuvandimwe wawe muvukana mukundana gutya cyangwa umusaza cyangwa murumuna wawe biba biryoshye cyane hanyuma rero icya kabiri nabakundiye nuko mutajya mutaramana abantu kuri cano yanyu ngo mwirirwe mukora inkuru z'abantu mubahona buriya nibyo bintu umuntu umeze gutya arankurura nkunda umuntu utirirwa avuga abantu kuri kamera ngo ababangamire hari ikinyarwanda mama yigeze kutubwira ngo utinda kubya abandi ugakererwa ibyawe sawa nyine ngewe ubwanjye na migazima dushobora kuvuga guhera turi abana kugeza aho tugeze ubu nabo tuvukana nk'abantu nk'ijana tukamara imyaka 6 tukibivuga ibyo bintu izo nkuru zitararangira harimo isomo urone ubwo ndajya kuvuga ibyo badimbana nabo ndabizi mbibamo si icyo rata ndagiye gutanga ubuhamya bw'ibyo watanze ubwawe tuvuga urugero mama Charlene nageza yanyeretse muri salo mu cyumba cye ndahazi usibye no muri salo ubu munsi y'ameza wahame yego okay nibyo rero nababwiraga mbakundira hanyuma ndashaka kubabaza kugira ngo urabona ko muri iki gihe hari igihe umuntu abaho nk'udafite abavandimwe kandi abafite sibyo ukarwara ntagire ugusura ukabyara ntibaze kuguhemba sibyo ukagira ibibazo bitandukanye ntugire n'ukwandikira tipori kandi ufite abavandimwe kandi wanabitegereza ukabona muri rusange ntacyo batwara ni irihe banga riba hagati yanyu rituma muhora nuko asuba muri impanga gusa wenda nabyo muraza kubimbwira mbabarira mwebwe uko muri babiri wenda ubanza ari uko mwebwe muza kuri kamera wenda ariyo mpamvu ariko ubusabane mugirana muri babiri ntabwo busanzwe nimba mutari munabizi munabimenye murakundana wagira ngo umwe ni umugore wundi undi ni umugabo wundi
mbo ubundi nta rindi banga ridasanzwe urumva nyine turi impanga igihe cyose twarerewe hamwe kandi nuko tavuze ngo ni impanga uri yaratureba turi impanga nuko njye narenga ahantu yego nuko n'abavandimwe bacu nabo niko bimeze yego nabo nyine durahorana nimba iminsi igizwe kimwe kigizwe n'iminsi 7 nibura iminsi 5 turabonana nabo yego twakabije ubwo ni 3 kandi umuntu aba yanditse we umeze ute ko wabuze tuba turi muri groupe dushyushyura umwe afite ibibazo turabizi umwe afite ibyishimo turabizi kukwemeza noneho twe ntabwo tujya dutumira abantu muri anniversaire z'abana ni famiye yanyu kwenyine muri babi umva mbabwire hari ukuntu mwishima umuntu akavuga ngo nakora iki kugira ngo mvukane nabo barurirwe Mwigazi bafite abana babiri Anje afite 2 Louise afite 2 Alice afite 8 buri wese ufite benshi subwa ni 3 bonyine ubwo abuzukuru ni abana b'abavandimwe 19 none mbwira tukutumiye abandi bana kwabashyira ibyo bintu ntabwo ari sawa mujya ntabwo ari icyo ngicyo n'abana bacu twabyaye ntabwo bashobora kumara icyumweru twarengeje mu minsi yo kwiga ibyumweru 2 nabo baba batabonanye nk'ubu navuye gufata Skyra arambwira ngo nkumbuye Precious na Rwema kubera iki amaze nk'ibyumweru 2 atababona ariko agataharira ngo arabakumbuye dutoza n'abana bacu kubana barahorana nimba ari muri vacances aho bogera ni hamwe anniversaire ni zimwe nimba ngiye mfite 100 nkavuga ngo mfite 100 by'abana banjye birashoboka ko nagenda nkahaha nkabatekera ibiryo byiza sibyo abagura amakeke bakirirwa bakarya bakabiteragurana bagakina byarangira ubundi umwe wese nkamutahari impamvu ibi bintu mbabwira ko bikomeye hari ukuntu urumva ko wenda muvukana n'abantu reka wenda tuvuge ko ari 6 nubwo wenda barenga n'abakobwa gusa na mama wa 7 reka mbifate gutyo abo bantu muvukana hari abashatse abagore namwe harimo abashatse abagabo hanyuma kugira ngo abo bantu bazajye gukundana baramuna mu kazi n'abana muri iyi si muri iki gihugu navukiyemo niyiziye hari igihe usanga wenda bavandimwe bakundana ariko abasaza babo cyangwa abagore b'abasaza babo badakundana mbese ukabona icyo gisheni kugira ngo abantu bahuze ari ibintu bigoye buriya ni ukubera iki ubundi ikintu dushimira mama nuko yatureze iteka ryose niyo twabaga tugiye kurya ntiyigeze afata isahane ya buri wese ngo yisangize mushyire kuri plato musangire niyo mwashwanaga ariko ntimukaryane muvukana nuko yajyaga avuga agaterura ukwega ntimukaryane muvukana urumva ukuntu buri kintu cyose cyaba cyiza cyangwa kibi yaduhagamo message akaturerera hamwe tukarya ubusa tukabusangira yego tukabona tukiga kwambarana ntabwo ari byiza ariko twari abakobwa 6 kandi bose bafite tayizi yego akavuga ati niba ari ipantaro 3 kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu aba nibo bazambara muhindura urumva akavuga ati nta mavuta yanjye nta puderi yanjye rabero yanjye mube mubyumva yego bya bintu kuvuga ngo ntunkorere kuri ibi ngo runaka rero ngo ukuntu ateye nta byo kuvuga ngo runaka ukuntu ateye ibyo ntimubikoraho ibyo bitera gute iwacu uko ateye abijyana ahita bikwaka akabibambika ukareba ukanungunika bikarangira ubuzima bugakomeza ukiga kubana n'abandi n'ibyo akubwira ati ntabwo ari byiza kuba wakambarana n'abandi niba munafite byinshi wenda umufite byinshi buri wese afite garderobe ntibikujya gusagarira undi ariko mufite duke mudusangire niba ari wowe ukora gura niba ugiye kugura sudetoma gurira 6 yego sha 6 ntizibe zawe wambare kuva kwa mbere kujya kwa 6 zibe uhe mugenzi wawe ugiye yifura ugiye kuryama ikamuru yanike uyitere pasi uyambare ibyo tuntu twanjye tugira ibyo rero biragenda bikarera umwana ku buryo unamenya ko mugenzi wawe yahuye n'ikibazo utanavuganye kubera ukuntu mutera blague musererezanya yakinjira ubona nta mode avuye nko ku kazi
akavuga ati mabuja yarakaye ariko ubwo nyine mugendere kure muhunge mwiruka nyine ukamenya ngo mugenzi wawe ntameze neza ariko hari n'umuntu ushobora kwinjira akamara n'icyumweru mu buriri abandi bajya ku meza atazi yego nguriya ntakunda kubikora umutima ugiye gushwanyuka nta muntu umwitaho ngo amenye ngo ese iyo yatariye ibahe umugisha baramu rero n'abaramukazi kugira ngo batumenyere badusanze aho hantu nimba ari ubukwe twebwe nta nama z'ubukwe tujya dukora reka inama z'ubukwe zibera muri gurupe iwacu muri famiye yacu uko tuvukana yego nimba ari amafaranga ukamubwira ati Louise muri belle famille bamutwerere 100,000 arabizana mu rugo ati muri belle famille yanjye bamutwerere 100,000 ahita avuga ngo iwacu badutwererera ngo twebwe iwacu baratwerera wenda nyine ubwo mukahita muhatana no kuza abaramu bacu kugira ngo ikintu tubakoruza twebwe ko turi abakobwa benshi twebwe turi indorerezi abaramu bacu nabo bakora inama yego bo ubwabo ni basaza bacu bafata umwanzuro bakatubwira ibyavuye kandi bafata umwanzuro w'iwacu kandi tukubaha ibyo bavuze byagorana kuri bwangu umuntu muri bwicare ku meza amwe mufite urubanza rumwe ngo mutungane urutoki ntibashoboka deja bo basanga ari inshuti basangira abasanzira ari abantu bumvikana ku buryo biragoye ko umuntu yakubwira ati kubera icyo ugiye nka bene wanyu avuga ati bene wanyu bafite umuhuro ku gatandatu tubu noneho zaza zibura ibiri bakaba bizi ntibarengaho bakazana bacu ubundi bajya bavuga ngo baramukazi b'abantu ngo none ufite benshi yego bari wansa ari bitanga nyine kugira ngo umetirize buri muntu na defoze zikorera byombi icyo dukora twebwe tumuhereza kwa kundi uvuga ngo ngiye kwa musaza wanjye ngiye kwidagadura yes ubwo nimba yambwiye ngo mbere yuko musaza wawe kugira mushiki wawe hari umugore we ari hano noneho musaza wowe mushiki we uri nk'igatagara good niyo urugo ya mbere urugo rwe niyo priorite ye ugomba kubyubaha yego ahubwo uca inyuma ukabwira musaza wawe ni iki kintu mukeneye ko nabafasha yego se ko mufite abashyitsi tuzaza mbere tubakire cyangwa mufite abantu bazabakira yego rata nako ngo ni kwa musaza wanjye ubwo urabe wumva mutima muke wo mu rutiba musaza wanjye apana kugenda kuvuga ngo nimba yatwakiriye turicara tuvuga inkuru ariko nta urenga kuri sara ariko ushaka ukaduka arabangama reka babwire kwa musaza wawe reka nkubwire birabangama ariko ni ngombwa bagomba kugira urugo iyo ufite musaza wawe umusiribateri uragenda ukajya hehe ukagira gute ukaryama no ku buriri bwe ariko iyo ashatse shado wakagombye kubyubaha oya nibyo ko abasaza b'abantu barakunda bashiki babo cyane none aba yumva ko mu rugo wakisanzura yego niko we ababyumva niko ababyumva ariko umugore we aba yumva wakisanzura ariko ukamuha ukagira urugo rwe ariko nibyo ukarwubaha rero hari nubwo mwebwe niyo wenda musohotse cyangwa se mufite ibirori runaka cyangwa mufite muramutumira mumwereka ko nawe ari umuvandimwe atari muramukazi wanyu yego mumwereka iyo afite hari umuntu uri timide twebwe iwacu twicara dusererezanya twicara tuvuga ibigambo twicara dukora muramenyeranye ubu ari timide araza akicara iyo bimubangamiye natwe tuba twabibonye tugakora iki tukikuraho urubanza twagutumiye twagize gutya ariko uri timide turanabikubahira niba uri n'igifura ntituguserereze oya ubwo wicaraho ukaba uri ivaze nta kindi wirebera filime aho hafi ariko icyo tukwereka ntabwo tugushyira ku ruhande ngo ni ukuri ngo mushiki ngo umugabo wa musaza wacu umugore wa musaza wacu tugushyira nyine muri gengo muri famiye ukiyumvamo ikaze na kare yego ibindi bigakorwa nawe n'imico yawe biguturutseho niba ari n'udutipsi runaka nshobora kuba nabona wenda tuvuge hari nk'akantu nabonye mu rugo hatagenda nshobora kubibwira Josette atari we nagambiriye kubibwira nkabivuga gutyo nyine mwese mwumva nkavuga nti sha nabonye ukuntu abantu bapanga ibintu muri firigo
ndaza kubereza ku kavideo murebe ukuntu dukora amakosa tuyazi hanyuma kandi ukaba iyo message nayitanze kandi hari aho nshaka kuyigeza ubwo iyo utumva nyine nakubwira ngo frigo yawe irakoze oya ndivugira nkibwira Rosette kuko ari we Rwanda nishyikiraho ntabwo ni frigo yawe ejo bundi naraje none se tukiri ahangaha hari ukuntu umugore agera mu muryango akagera mu muryango ngo uwo mugore ngo umuryango ntago umwishimiye ubundi koko ni ngombwa ko umugabo cyangwa umusore ajya gushaka umuntu yumvikanyeho n'abashiki be cyangwa ashobora kwishakira ku giti z'abana uwo nshatse niwe tugomba kumvikana kurusha kandi na mushiki wanjye cyangwa umushiki w'umuntu ntago yagakwiriye kuguhitiramo umuntu muzabana yego kubera ko uwo mugore najya wenda kugushiraho isoni ahega bayishimiye ntago bayagushimiye biba bijyanye n'amarangamutima n'ibyifuzo bye ariko ntiba bijyanye n'ibyanjye kuko njye nawe ntiduteye kimwe twaragiye muri placentime ubwo ubundi umuntu tugenda yego nyine njyewe icyo ntekereza ubundi mbere yuko ujya kunegura umuntu umusaza wawe yakweretse yego banza wishimire ko ahubwo yagize amahitamo kuko hanze uko tubizi umugabo usigaye ashaka umugore bagasazana bakarambana bakabaho ari umugore n'umugabo ibintu bikomeye yego abasaza b'abantu babaye batinganye kuri TikTok turabibona cyangwa umugabo akaba mu rugo ari umutinganyi buri yaribagiye n'inshingano akajya areba nka kashema akamubonamo umugore mwiza w'icyitegererezo arakwereka uri kumva ngo agufashe nyine mbere y'uko ubanza ushima Imana ko byibuze yagezemo no kubona ijisho ry'umukobwa ko bisigaye biteye ubwoba nabonye abantu bose abagabo baba mu ngo gutya babaye batinganye umugabo ntashaka gutaha umugabo ntashaka kwishimira umugore we umugabo yarararurutse kuri rwa rwego ati ibintu ni bikira ngo umutima wakuvuyemo ikindi ibyo bibaho dufite nta bantu muzi babyeyi bavandimwe oya barahari bishwe n'agahinda umugabo asigaye yigira ati kandi ari umugabo we gutya yesowe ubwo rero guhitiramo ikindi uzi iyo ugiye guhitiramo umusaza wawe ureba karita afite ureba ibyiza afite ariko ntuba warebye no kuri defo ze yego ariko zitari ibyo wikunze umusaza wanjye azashaka umudokiteri umusaza wanjye nashaka umucuruzi bizacamo ari kureba ku mafaranga na sekirite y'imibereho ariko ntavuga ngo ese musaza wanjye uwo nashaka umugore udasiporta ijoro rye kunywa inzoga ze cyangwa bamwirukanye ku kazi yabasha kumwihanganira ese uyu mugore ndishuwa neza ko yaba mu bukene si icyo rata ahubwo akaza avuga ati amafaranga kandi wari uteye neza ufite famiye imeze wewe wafashe ibyiza gusa ubihereza musaza wawe musaza wawe hari n'ibiba afite kandi ahubwo se ibyo byiza byarabifite mwanya w'ibyiza ujye kureba ibibi ibyiza bye byarabifite yego kushimira umuntu ngo umugore uzaza ngo mu mitungo ya musaza wanjye ngo akayinyanyagiza ahubwo se umugore uzaza umusaza ntabashe kumanaginga imitungo ya musaza wawe umusaza wawe akayinyanyagiza yegura yego ukumva umuntu yakure yishyira ku cyiza ariko ntiyatekereje na wa muntu ikiba agiye kugaburira mugenzi we bagateka ko uyu mugore ko mvuga ko aje mu mitungo ya musaza wanjye ubusinzi bwa musaza wanjye azabwihanganira yego aho ntahabari amahane no kuvuga nabi no akunda abagore kandi nkaba mbona atazabireka ubu se ko umusaza wanjye yabyaye ku ruhande biramureba abagabo se ntibabuze azamurere cyangwa bireke ugiye wimuhitiramo ntabwo ari wowe uzicanira bareka nkubaze ikibazo sibyo hari igihe umugore aza arikasha mu rugo hanyuma akaza nyine afite n'imiterere mibi n'imico mibi ya mico mibi akayizana muri bashiki b'umugabo cyangwa kwa mama bazana amakimbirane umugore ati mpitamo
cyangwa uhitemo nyoko na bashiki bawe. Wowe ubaye uri umugabo, umugore wawe akakubwira ugasanga nta n'ibindi bibazo, ariko mufitanye ikibazo cy'uko ntiyumvikana na bashiki bawe na mama wawe, aka kanya ahita wigira uwo mugabo kuko barahari kandi baradukurikiranye. Wafata uwuhe mpitamo cyangwa uhitemo nyoko na bashiki bawe? Yewe rero byaterwa n'icyo bapfuye. Icyo cyose ngewe sinakondana mukecuru. Yego, nibyo. Kuko niba yitwa mukecuru, listen, ndaguha hari abakecuru babi. Yinjira hano ati ni gute muteka ubugari umwana wanjye arya ubugari ate? Sawa rero. Kandi ubwo inana yanjye yasize bibiri. Ihungu ya papa. Turarya ubugari tukaburisha amazi, nta nubwo tuburisha udushyimbo wenda. Akavuga ati uyu mugore ateka nabi we. Ugasanga quartier yose izi ko umugore arimo, nyine ugasanga nyoko bukwe. Ikintu abakazana bagomba kumenya. Umuhungu na nyina. Yego. Iyo mikino sinjya nyumva ngewe. Ikindi cya kabiri wa mugabo. Umuntu uba warakubyariye umugabo aba ameze nka mama wawe. Ikindi cya kabiri, wa muhungu ufata nyoko ukamushyira imbere kurusha umugore wawe. Ntabwo ubuze icyo waje gukora. Uwo mwana w'abandi ubanza umushyire mu rugo, ubanza wige isomo. Sibyo? Hari igihe uba uzi neza ko mama wawe n'ubundi nawe murashwana. Nawe yarakunaniye. N'inkweto zikiritika, usokoza umusatsi akavuga ngo urwo rushoke n'urwahe, unywa byera akarara ahagaze ari ku rugi rwawe gutonda. Nyine ni umuntu nuko ameze. Urugero rw'ingazi batanze ururwumvise birananiye kwihangana. Wari umubyeyi ushobora kuvuga uri umuhungu w'imyaka 30, ukora ufite icyo winjiza muhira, uri umusore nyine ariko umeze nk'umupapa mu rugo, ariko kuba uri bujye muri anniversaire ya mushiti wawe ukajya wihengeka. Mama ese ko nagusaba uruhushya kwanza ntinze. Ego narababwiye ibyo musanzanira hano. Urumva uwo mubyeyi ubwo umukazana wawe yamukoreye iki? Icyo ngewe mvuga muri ibyo ngibyo, wowe mugabo hagarara kigabo, ushyire ku munzani uvuga ati umugore wanjye koko ni mubi, ushingiye ku byo mubanyemo. Yego. Ariko hari cukara abagore batereka abagabo, iyo agiye kwifata gutya akereka nyirabukwe kandi ashobora gutunguka avuga ati buretse gato ni wowe, akaba yabikora nyirabukwe ahubwo imbere y'umugabo agahita agira ati ako kavido ko nakabonye. Ukavuga ati koko umugore wanjye ni mubi, ukoze ikintu yari yanze umukazana we, ahubwo se cyari gikwiye ko akimubwira, kuki ataje kukinyibwirira. Wowe ugashyira ku munzani ukamenyera uko ubikemura. Ariko ushobora kuvana mama wawe mu buzima bw'urugo rwawe utakomerekeje umugore. Yego. Ushobora no kuvana umugore wawe mu buzima bwa nyirabukwe udakomerekeje. Yego rata. Nyirabukwe. Arongo ukuze. Ni ubwenge. Yego. Igihari ngewe. Hanyuma shari wanje rero. Ukuntu mbyumva. Wari ugiye kumbaza ikindi? Oya nicyo. Ukuntu ngewe mbyumva. Kuba umugabo nta mugabo uba umwana ubaho. Yego. Ubwanwa bwaje. Wafashe umwanzuro nyamuneka. Nushaka kubatenda none wari gushyira amashari wanje. Yigo shari. Nushaka kuba watenda mu gitondo. Ukafata umwanzuro ukavuga uti ngiye kubana n'umugore. Hagarara. Ubu umugabo. Ako nibyo. Umugabo ni inkingi y'urwo rugo. Umugabo ni umurinzi w'urwo rugo. Yego. Umugabo ni umutwe. Umugabo ni ibintu byose by'urwo rugo. By'urwo rugo, yes. Mbere yuko ikintu cyose kiva hejuru kikikubita aha hose kibanza. Sibyo? Nimba udashobora guhagarara hagati ya mama wawe n'umugore wawe. Ako nibyo. Bose mubana, bose ucubi, nimba ari nyo kugira amahane. Umuce mu rugo rwawe, ujye umenya uva ku kazi wihuta. Nimba akubwira agukumbuye, uce w'umugomba by'umugomba, bucece utuje. N'umugore ntarabukwe. Umubwire ati mama wanjye,
ati nari gukumbuye kugira ngo n'ejo atakubwira ndagukumbuye waragiye uranyibagirwa uceyo nta n'ibyo yakubajije nta n'ibyo yakubwiye umuceyo umupfumbatiza umubwira ati nari gukumbuye atabona ko uramutekereza ni mama wanjye ndamutekereza ndanamukunda uca no ku mugore wawe umushyira icyo ugomba kumushyira inshingano z'urwo rugo buriya wahaye mama igitenge yego ugaca ahandi hantu ugashyira umugore niba akunda tuvuge shokora umushyira shokora 5 uwo mugore nta mahane yaje yego wowe wahagaze hagati y'urugo y'ingo zombi wowe uri kubwira umugore wawe ngo mama ni wumva utazabana na mama ca hariya ibaze ushobora kubera urukundo kubera ukuntu wakundanye n'umugore wawe yego mwaramuremanye kuganira ibintu byose niko mumeze muri inshuti uricaye uramubwiza ukuri ukamubwira ati mama wanjye natwe ubwacu kumubumba byaratunaniye ni umunyamahanga ndagusabye uwo muntu aba yinjiye mu rugo ntabwo aba ari rubanda hari n'ikindi kintu abantu batazi kwicara ukaganira n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ubuzima waciyemo yego icyo wubahira mama igituma utasiporta umuntu wubahuka mama wawe yego bimucengera bimurinda akabimenya yirinda kugukomeretsa muri urwo rwego ariko kumubwira ati umva nkubwire mama wanjye yego umva umurebere wowe uburemere bw'icyo mama uhita umuhanganisha mu deja wamuhanganishije uburemere ufite bw'icyo umugomba ni wowe ukizi kuko njye ntacyo nzi yego impamvu ngewe rero nshaka kubuhita mpangana cyane ahubwo kugira ngo ko ari njye wamungereranyije nawe wamungereranyije nawe kandi nta nubwo tugereramo sibyo ahubwo igituma nanjye nawe niyo yankorera amakosa menshi ni ukwicara tukaganira akubwira mama ari uwuhe yego rata ninde kuri njye mama n'uyu nguyu kandi ikindi mama nubwo yaturuhije yaturuhanye yaturwaniye ishyaka mpagaze ahandi meze gutya wankunze meze gutya no kubera mama wanjye ukuriye nyine nikasha wigendera kubibwira umugore wawe nta kasa terega yahoze ari umugore uri simba agomba gufata umwanzuro mu rugo agomba ku yakoranye amahane kubera defense y'abagabo batamumenyera abana batamusuzugwa ko ari umugore nikameze nikateye ati nubu ntara akazabizi akunda iki ako nibyo ku buryo uhagarara mu rugo ukarujera umugore agakunda nyirabukwe agakunda umwana akavuga ati ngiye umugore wanjye rero ni mahoro yigendera burya mama numubwira nabi uzabunsenye pe kuko nanjye nibyo ibiganiro nanjye sinjye mu mwana ujuza mu rugo kibanza umbwira tugategura akantu keza uzi impamvu uvuze ako kantu ni ukugira ngo agende abwire umugore ati mabuja yaje nyoko kwaraje nyamunika kora no munsi ya fondasiyo isuka ataza hano avuga ako nibyo ataza hano abarura niko babana ukabasha kujera urwo rugo umukazana ujya kubahuka nyirabukwe yego icyo yaba yabikora icyo ya reka mubwire hari umwanya na yamwubahuka yego mubwire rero wantuza akajya kukarya umenye ko na nyoko wamwubahuka kandi ikosa ryose yagukorera ritari gukwiye hari ikintu ikibazo yabajije umugabo uhagaze muri iyo pozisiyo kuvuga ati hitamo nyoko cyangwa mpitemo nyoko ntabwo azakubera umugore kandi n'umugore ahubwo ntabwo yakubera na nyoko nyine ntabwo yakubera nyoko ariko uruhande buri munsi nahagararaho buri munsi uruhande nahagararaho kugeza kuramena ngewe nahagarara ku ruhande rwo kuba ngewe nakemera ngapfa bose bakabana nta n'uruhande na rumwe nafata ariko nibyo kuko mama wanjye yambyaye nkaba ngana gutya warambonye ngana gutya ntabwo umugore kuba warambyariye ntabwo bivuze ko nta wundi muntu wambyara ku isi ariko hari undi muntu wambyarira ku isi siko bikuri nta muntu wakubyara ariko hari uwakubyarira ariko nanone uwaguhaye umwana usutyo nta wundi muntu ku isi wawumuguha sibyo uri kumva ko hari abantu batagereranywa yego rero nta pozisiyo ugomba guhagararamo ngo uhitemo bose bagomba umugore agomba kuba umugore wawe byazamba nkabicaza hano se nkababwira ari babiri marasamwe mwese iraso ryanjye urarifite nawe urarifite murapfiki
muranyanga mwese rero ngaho ni munyice mumba ariko ni umva nanababanisha hari umuntu wanga nyina agakunda umugore hakaba n'umuntu wanga umugore ariko ngiye se mbikubwira ngiye kukubwira ibintu byambayeho ngiye w'umukecuru umwe twabanaga mu nzu imwe bose nta n'umwe ukiriho rwose nta n'unkurikiranye twabanaga mu nzu imwe nkora akazi ko mu rugo hanyuma uwo mukecuru yari yaraturutse we baturutse muri Kenya akagira umukazana ariko akazengereza umukazana ngo ni kabi mbese n'umukecuru wamubangamiraga ariko ni kabi umuhungu wa yaragashije anagapfumbata hanyuma nyine ukabona ko umugore rimwe aramubwira ngo mpitamo cyangwa uhitemo umugore wawe uzi umugabo ukuntu yavuze mama hoya ntago nahitamo umugore ni wowe nzi mu Rwanda ntawo nubwo avuga ikinyarwanda neza ni wowe nzi mu Rwanda nta wundi nzi kandi yari umuntu mukuru nkubwije ukuri ko yaramwirukanye icyo gihe uwo mugore aramwirukana afata ibyo aragenda agiye uwo mukecuru mvuga ukuntu yambwiye nari uruhinja none ifite imyaka 13 hari cyangwa nini umukecuru yahise anyicaza yanyitaga ngo husima numva kuko ari umukecuru ntiyavugaga husina neza husima ndashaka durura umwana mwiza ndashaka ube umugore wa runaka Yesu ambwiye kuba umugore naragahinja Yesu we naranyonyombye uwo munsi sinaharaye naranyonyombye nisangira wa mugore bose icyo ko barapfuye ari uwo mukecuru arapfuye ari uwo mugabo ari n'uwo mugore nibwo nabonye aho umuntu avuga ngo mpisemo mama asigarana na nyina mu nzu umugore aragenda hari abantu batazisoma ubwo rero ibyo bintu mwari muvuze ibi bintu rero do mu miryango do ni gutya kariya kagore niba uri umukazana wo mu rugo ahantu ukaba ubizi ko abo bantu badashobotse kora ikintu cyitwa ubwenge bwo kubima umwana cunga ibyawe niba wabyaye ujye ubabwira ati rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi 2 nzajya mbashyira umwuzukuru bamurebe bamushime ariko ntafate n'imyanzuro yo kumva ngo ubwo nyirabukwe ari mubi nta gatenge nzamugurira nta cyiza ni kuvuga mu mezi 2 nshobora kuba mfite amafaranga hagenda nkagura igitenge cy'ibihumbi 20 ni ukuri sibyo ko ari nabo abakazana ba nyirabukwe ati kora amafaranga y'umugabo wanjye nkuba banzana igitenge cya 20 oya ugakumva ko ibyo atihaye ari umukazana ugenda kubimo kandi nawe ntabyo ahaye nyine ukumva ugiye umukiro ni umukazana wawe nawe afite urugo rwe nawe afite ibindi utundi duhwa tumujomba tumusaba amafaranga wimwifuzamo akiri icyaguhaye cyakirana umutima mwiza urebe ikizakiguhananye ureke kureba ingano y'icyo ubwo ari igitenge n'umwuzukuru akuzana igihenze n'iki yego disi ugenda umujyanira umwuzukuru umukubita ako gasakoshi umukubita izo nkweto agatambaro se bitewe n'amafaranga ufite ubara amasaha 2 ibyo byose se kutinze utinda ariko uri ku mubare wicecekeye utuje icyo baguha ukirye cyangwa ukinywa niba utanagishaka ukihate kuko nabwo bijya bivamo ikibazo aha yarya ibijumba bya hano se umuhungu wanjye yaramutimaje twatugamba abakecuru hari utukamba shaho twagukubita ku gikuta hari ukurya umwumbati nawe ukarara uhagaze igifu kikumereye nabi yego disi ariko ntabwo yumva ko ari igifu yumva ko ari umwirare umwana wanjye yaragowe ukireye n'igihe umubwira uti ndabazanira umwuzukuru ariko njye ntabwo mfite ndahamara nk'isaha imwe gusa ndatajya mu kazi nta nako ufite yego uhamara agasaha kamwe kugira batabona ko hari ucaho uzuje gufata umwana umuhe iyo gift umubwire ko umukunda umushimire umubwire utugambo twiza ijambo ryiza n'umugenzi muritetesha koko umuntu urataka kuvuma ngo umubwire ko umukunda uyu muntu shaho uyu muntu ko mbona ari umusirikare w'umugabo zatsinzwe Zampanga ubu ntiyasaze ntabwo yasase wowe umuntu arahagarara ijambo ryiza ari mugenzi ni ukuri kose ntiyasaze nawe ari kujijisha hari abakazana uri kujijisha ubuzima bwa ba nyirabukwe babimbwire wowe umuntu ubwawe
urabizi neza ko umuhungu wabikubwira uretse kwijijisha wigira marayika mu ijuru umugabo arakubwira ati mama ndagusabye kubw'impuhwe z'Imana najye naguhamagara ntukitabe kuko cyangwa naguhamagara jya umbabara urufunga umutwe akaguhamagara atari kwa kagore we akagutuka yarangiza yajya gukupuka amuga ngo ndagukunda. Oya ushobora kutabimubwira uwo mwanya ikintu wenda aba ashatse kuvuga ni ukuvuga ngo ukragita za nyoko bukwe ntukwiye kuzigenderaho ngo uhinduke mubi ariko nanone iryo jambo kurisohora se ntabwo warisohora reka kubwira hari ubwo udashobora kurivuga ako kanya ukarikora izina rye navuze kurivuga rero narivuze kurivuga sinavuze kurikora kuko nubundi yabe mubi yabe mwiza umugomba ibyiza na mama wanjye abaye ari mubi n'umugomba ibyiza na mama wanjye abaye ari mubi kusi ufite abantu baba mama se ku muhanda baba basinze kandi abana bakabaza bakababumba baryamye hasi mu muhanda bakombakamba kandi akamubwira ngo mama kandi akamufata akamujyana mu rugo ejo ukabona yasohotse yambaye agatenge gashyashya umwana we bakaguze se yego na mama wanjye nawe mugomba ibyiza ariko ibyo kumbwira ngo ngeze kwa nyoko ari kukuryaniriza warageze ati ndagukunda mama wanjye se wamubonye katakubwira ngo ndagukunda ariko umwana wanjye ndabona yarumye ubanza atakirya yabaye umuhishwa yaje ameze ate ameze agakenye urumva warangiza wajya yabaye umuki umuhishwa yari to ntikashingaga ntikabyinaga si ku muhungu wanjye yondoke urumva ni umugisha warangiza wabuze ibyo bintu warangiza ukamureba muri kubyitangira ego shari wanjye we rwose ndi kubarira nkabona muri kwitetesha hari abantu bari kubarira akavuga atako abantu muri kuvuga murabazi ukatinya ukavuga ngo wamushyira igitenge se mugaca mu gitondo yagitwitse warangiza ati manda gukunda ariko uri marayika mu isi iyo ari umuntu umeze gutyo ubizi neza ko agoranye icyo ukora ntabwo ibyo byose twavuga ko bikora ahubwo wirinda aho mwahurira mu kujya mu kocorana akazagushakaho ikibi baragize wenda ibyo ariko ibyo kwitetesha ngo ni mubi ngo mama ndagukunda ibyo byo ntabwo nari kubyumva rwose nimwe ari kumvaga ntabwo ari ukurakara nta n'ikibazo mfite ngewe kabishywe nta n'uwo ngira ntawe ngira ndi kubivuga nta n'uwo ngira ariko muri kwitetesha rwose hanyuma turimo gusatira umusozo hari icyo nashakaga kubabwira inababwiye hari ikintu nari kubabwira ariko kwera ikiganiro twakoze ikiganiro cy'imvange ibintu bivanze kandi byiza by'ingenzi kugira ngo buri wese akazana akareba hanyuma none aha nashakaga wenda ikindi ndakisorezaho nubwo turi gusoza ndaza kukivuga nyuma hariho imyitwarire ubona ikabije itari myiza mu rubyiruko hanyuma muri aka kanya wenda ndifuza ko mwahe inama urubyiruko kuko namwe mwanyuze mu nzira y'urubyiruko kandi ni ukuri navuga ngo mwatabarutse amahoro kuko mwabaye abamama mujya mu ngo zanyu kandi muri abamama batigeze biyandarika ngo muse nabi hanyuma ni iyihe nama mushobora guha urubyiruko ujya kubona ukabona umuntu n'urubyiruko ukabona ngo yasinze wareba ukabona ni umukobwa mwiza kandi ni ukuri najya kwitegereza burya nabwiye abantu ngo ntibakajajinga abantu bafite ibibazo bifitanye isano n'amateka cyangwa naho baturutse naho bakomotse bidaturuka wenda no kuburara bafite bituruka ku mateka hanyuma natwe twabakira muri sosiyete ugasanga tubakiriye uko tubonye ariko ntidushake kubakirana n'amateka yabo tutazi ndavugamo nk'ibintu nka bibiri ni iyihe nama mushobora kugira urubyiruko ese ni iyihe nama mwabwira ababyeyi cyangwa twebwe tubirebesha amaso yacu ni iki dukwiriye gukorera bene abo ngabo bafite situwasiyo mbi muri rusange zitagaragara neza twabamarira iki twabakorera iki kugira ngo ibyo tugaye babe bahinduka njye mbere yo kugira uwo ngaya cyangwa kugira uwo mbwira mbere y'uko utunga umuntu urutoki
banza umenye impamvu yisanze aho hantu yego cyabitera yego hari ubwo umuntu umubwira ati uriya ababyeyi be nabo ubwo kandi bazi ko bafite umuntu yego kandi mu by'ukuri wenda afite situwasiyo mu by'ukuri yabimuteye yego hari abantu nzi babuze nk'abavandimwe babo yego bikaba babibera intandaro yo kwanga ubuzima uko ni ukuri akumva ko nta n'ikintu kiza ategereje kiba kuri iyi si akanga isi n'ubuzima igice yakamira yego igice yaka nyine nta kintu afite nta gitangira agira nta mutima nama yajya no kugarura wa kagatima akavuga ati ariko se byose ko ari hahandi runaka ko yapfuye yego disi we yakabaye abikora cyangwa ugasanga umuntu yabuze umuntu we wenda yakundaga wenda nka mitsingi ni urugero nka shema yakundaga mitsingi cyane ariko bari kuyireka ngo yararushye ugasanga yabuze umuvandimwe akavuga ati ngiye kunywa neza ati ndabizi akajya nizo yanywaga agasigara yisanisha nati use ngubu kanaka iyo aza kuba hari abanywaye mitsingi akayimunywera nawe uri mubi hari abantu bameze gutya basigaye bakora ibikorwa bitari ibya batabayeho nkabo bafite abandi babereyeho kubera igikomere munsi mu buzima yego hari n'undi ubiterwa na sosiyete y'ibigare yego akumva yivira ahantu nk'igatagara nta nzoga anywa nta kabari ajyamo nta buwate ajyamo akigira ahantu muri universite runaka akisangira bayita gengo ubwo nivuga gengo abantu barabyumva genge yiwe ikaba abantu bafata ibikoresho coma cyangwa se bakarota classe bafite systeme ivuga ngo kwa gatanu higa abantu babi kuba nashaka kuba muri abo bantu bakavuga ati uridage bakajya bavuga ati sha uridage niko tutamiga abantu babi tutamiga abantu babi urumva akavuga ati uridage tizi club none twareke akaba nta jambo afite muri bagenzi be bikaba ngombwa ko yisanisha nabo kandi mu by'ukuri hari undi muntu buriya umuntu uri mu kintu ntago azi ububi bwawe umuntu ukurebera kure niwe uba ureba ibyo uri gukora hari undi muntu wifuza kumera nk'uwo muntu yego akavuga ati yaba nanjye naridage nk'uriya mwana urangiza kwiga akitahira wananiwe kwigobotora hahandi ugasanga rero we arashaka kuva muri genge y'ubudage agiye mu bantu abahasla bafite icyo babwira abanyarwanda b'abajama basohoka bafite sugar daddy adashobora gutega moto utega gute moto uri umukobwa yego sha komera ni gute uteye gute utega gute moto uri umukobwa iyo bivuze kandi arabikubwira ngo ndabikurura uwite ndabikurura n'amarira nkumva ahita ataka ndi kubyumva gumamo muri iki papa wase afite zingahe urumva reba ukuntu uteye muri iki Kigali yego wirirwa ukatira abantu wigize umuntu ngo uridage ariko uwambuko nteye isi nayimaze amaguru yego nabakura kikabura amakuru urumva icengeza amatwara ari kumushyiramo yego shamenga tuma no wakera icengeza amatwara akubitamo gake ariko afite amagambo y'ubwenge sibyo ubwo akweretse uburyo uri mwiza wowe ntabyo wibonagaho yego akweretse kuri igitangaza ifuza kuba nk'uko akweretse kuri igishoro gishobora kubyara menshi mu minota mike utanahombye utanaranguye yego akweretse ko nawe yifuza kuba nkawe yego hagati iyo nzobe ngewe icyo nayikoresha yego uretse gatoya iyo misatsi atako ni gute umaranye isuku kwezi amezi abiri byaraboreyeho wirirwa uryamisha n'akabandana ni gute akakumvisha uburyo nyine uridage nk'uko babivuga uridage idage ariko bimeze gute ntuzi aho baca ntuzi ibyo bavuga ntuzi kwisirimura ukagenda ugava nko ku nkonkobozi y'umumotari wakubeshye ko ufite n'imodoka cyangwa hari abashoferi babaho batatwara mu modoka y'abandi akaza kuyigutwaramo ku ishuri ese ntibajya gufata abana ku ishuri saa 10
ugataha saa saba utaha saa saba ntiyaza akakudepoza mu rugo saa kumi akabatahanya abana kandi ariko burya ni nabyo kandi ukavuga ko ufite bosi mfite umusore ufite imodoka mu gahegera ukinjiramo utabasha guhagarara ukitambika cyangwa se abana uri umwana w'ikizungereza agakodesha cyangwa agatira agatira umujama we ndaza kwirira umwana cyangwa se mwaba bosi mwe muha abantu amamodoka yabo mujye muyasengera ariko babikoreramo nibyo hagahira mu modoka bigahiramo ko akavuga ati no dufite igihe gito bafite aho kukujyana se yego rata nyamara amabanga umuceri uramenetse oya ni ukuri amabanga barashema shema ntarimo pe shema niba ari umukara ni umukara mwana wa ntabwo urimo uyu ntajya yibomba reka bibiliya avuga ngo wibwiye ko ahagaze aritonda atagwa yego mumbereza ijambo ry'Imana kandi ikindi imbaraga zawe imbaraga ntizibikika yego yo ko uyu muntu afite amagambo meza ashaka uzagaruka kunsura ashaka imbaraga ufite imbaraga ntago ngo uzibikire ejo ugomba kuzikoresha ubishatse wabaza nka mama wawe iti imbaraga kera wari byagenze bite ntaza aho zakumvise mwana we ntabwo zibikika wowe nta muntu n'umwe uzaguha agaciro abakobwa bese uzibagira ntibibabuza kuruha ntibibabuza kwangara ntibibabuza kurira mu bitanda cyangwa ku mikeka baryamyeho ariko niba wumva uri mwiza cyangwa uri mubi cyangwa uteye neza ibyo bizaba inyongera ufite amafaranga wiyubaha menya ko iryo tabutumura mu bantu uri umugore cyangwa uri umukobwa menya ko iryo cupa uminingiza mu bantu uri umukobwa cyangwa uri umusore menya ko wicarana n'abantu bose bagatangira bagafata sharijeri n'amatelefone yayo kugira ngo utabitwara kubera ukuntu bakuboye peka ibintu bitari sawa shaka ni histoire uri kwiyandikira wowe ubwawe utazashobora gusiba utazasiba ni ibintu uri kwiyandikira utazashobora gusiba vuga ngo ikintu ngiye kwandika kigize ubuzima bwanjye umwana wanjye ntakibona azishima uzi ko hari abantu bashaka abagabo bakaba badashobora kongera kuba muri sosiyete babagamo yego abayeho mu buzima bwitsimbatsimba atazagira umenya ko nawe yatashwe akitandukanya n'amateka yiwe kandi icyo gihe ntiyabitekerezaga gutekereza icyo kintu kugira ijoro ryiza hanyuma rero hanyuma Imana iguha umugisha dore ikintu ndi gushaka ubu rero nge Imana yanjye buriya ndabareba agahinda kakanyica murana mariri ntindorera wa mwana we ntindorera uriya nkatwe noneho twebwe bazima twebwe wenda dufite umuco twe tutabaye basi tubafate gute ni gute twabereka urukundo tutakomeje kubibutsa ibyo bari byo kandi nabo babizi barabizi ko ari abasinzi barabizi ko bazinywa kandi ikintu mpamye nta muntu ushobora kujya gusinda ari umwana w'umukobwa ngo yumve ko bimunejeje bimutera ifiyeri bimutera ipfunwe ariko akaba ari ahantu agobotse atabasha kwigobotora nkatwe tubibona twebwe tumuzi twebwe duturanye nawe ataha mu gipangu cyanjye wenda ntacyo dupfana tubakire gute tubafate ese nta kuntu twababera umuti cyangwa tukababera igisubizo koko icyambere umusinzi ariko ruwacu kandi iyo sindi iwawe yego rata akameneka nuko uzimugura akazinywera mu rugo nicyo cyifuzo cy'umuntu witwa Shema niba ari n'urumogi rutumuriye mu rugo bagufunze bakagufungana nawe bakabajyanana yego ngaho twebwe bakamujyana sinyabara ngo ntituriza kosha bamubonye mugurana nawe namwe da mbo ngiye mbere yuko mvuga uko tuzaza tubafata mbere ugomba kumenya aho yagwiriye hasi ugomba kumenya aho yagwiriye yaguye
kugira ngo uwo muntu yishwe n'iki n'ikigare n'imibereho mibi y'iwabo ntiyagize inshuti y'umubyeyi iwabo bahoze barwana bagatimbagurana umwana akarara byumva ijoro ryose bikamuviramo depression ku buryo ajya araramira ibyuma kugira ngo abone ibitotsi ntabyumve yego sha umwana ibyo bintu byo kudasinzira byamukukiyemo no kurara iwabo akavuga ati rero iwacu zirara zishya kanjye nirarira mu ndaho dutwika ntahe mu gitondo ubyaze n'ubundi na data nawe arazinywa na mama arazinywa uretse n'ibyo ngibyo aho kugira ngo ngiye numve mama wanjye arwana na papa nzabyuke nkubite papa ikintu bansaka inyundo reka nihungire nigendere cyangwa akavuga ati iwacu nta mahoro ahaba reka nigere muri geto iyo geto agiyemo rero ikaba ari ibintu ariko nibyo iyo mwibagiye icya mbere ababyeyi tubabyara turi kubyara none cyangwa ababyeyi bakuze baba bafite abakuze manze mwite ku burere bw'abana banyu mubaha iki mubarinda iki mubabwira iki mubima iki mubereka iki muganire nawe avuye ku ishuri yabonye mu inshuti z'abana banyu yego nimvuga inshuti z'abana banyu harimo ibintu byose yego nuba inshuti n'umuntu uzamenya ikimubabaza ikimuhangayika kandi ntabwo inshuti yawe uzayereka ikintu kibabaza nimba nashwanye na papa w'abana banjye si ngombwa ko umwana nabyaye abimenya ndajya mu cyumba saa 9 z'ijoro nimba aribwo dutangiye gushwana umushwana cyane se we saa 9 z'ijoro nibwo dutangiye gushwana we amasaha mabisha yo gushwana urashwana gake mvugire hasi hari igihe umugabo wese abikoreye hejuru we nakubwira ngo jya guhena mu bana bawe akagenda gukurubana akagenda akabakujugunya hejuru erega icyo gihe nabwo menye ko ndi butwara abana banjye kubera ko uwo twubakanye ntabwo byumva nk'uko mbyumva ndiyegereza abana banjye mbabaza ariko meze mute muri iyo mbamuti situation basize mbasobanurira iki niki mushaka ko mbabwira ubaganire nabo bafite zabo uzasobanura mu ruti hari igihe nibura batabona urukundo rwa nyina kubera ko nyina yaraye akubiswe yaraye nabi na nyina aribabariye sibyo hari ukuntu afite n'umutima nawe aribabariye ariko emera upfira abana bawe ugera imbere yabo wiyumanganye useko bavuga ati simurese komeza neza ndakomeye nuko papa wanyu hari ikintu tuba tutumvikanye ariko si umuntu mubi tureba siko yatuguriye kandi rero nawe wabiguze yewe ukavana n'ibintu n'ahantu ukaza kubera hari ko papa waba yatashye kandi atari we wabicyuye ari we wabicyuye ariko kugira ngo ubereke ko papa yari yarakaye ni umuntu mwiza nuko yari yarakaye ugahora umuhishira uretse umuhishira hari umuntu udahishira ariko isiriko harahagiye noneho biba ari barabara namwe abahutazi biradiyo akabimena n'abana akaba ariko buri munsi ukamenyera imibereho y'abana bawe ndetse ntari abana hari abagore bakubitwa bakafatwa nabi bakatukwa ariko ugasanga abana kubera mama wabo yabanye nawe ari pamfe umwana afite ibikomere ariko ntibimutera nyine ari kinabura ariko ntibimutera kuko harahakurana umunabi n'umujinya wo kwihorera buri abana bakuze bafite ababyeyi barwana bakubitanye na adafite ubushobozi bwo kuba yamuhorera akurana umujinya no gushaka kwihorera ashaka kwereka abantu yuko ameze oya no mu buzima busanzwe abashaka attention yo kwerekana ko ashoboye nyine hari manka abashaka gupfukirana no mu buzima busanzwe ku buryo bimukurikirana rero ibyo ngibyo nyine nk'umugore cyangwa umugabo agombe abahobere abafate abarinde uwo mubabaro amenye imibereho ya buri munsi umwana yigunga wicara mu gihe icyo ukunda kwigunga mu gihe papa ataratanga teze impagarara asange nibura abana bafite akamodo keza twakinnye na mama twaryamye nyine cyabitera neza muhita mvuga twamara kwishaka urumva nibura papa akomange musanze muri mu makarito na mama
uburyo hari igihe n'abana iyo babaye bakuru bafatira nk'amahane bakabigira nk'ubuzima busanzwe. Yaje kabayeho ugasanga mwese mwabifashe nk'imikino nyine arivugisha ati jya kuryama urarushya muzehe bakamwohereza kuryama ariko iyo nduru barayimenye koko abasanze mu kantu k'akamudu keza bari gukina. ariko wa mubyeyi ukubitwa nawe agashaka kubihora abana kimusa na cyangwa umwana yamena ikintu ariko ubundi hano mwese muri ukajya mucyurira papa we. hari umuntu nigeze numva tuko umwana ngo inda yamubyaye yivamo ayo we ugasanga icyo kintu umwana yagikuranye. ubwo rero nawe bamuhaye icyo afite ku mutima reka ego umuntu aguha icyo afite ntabwo umuntu yagiye kuguha buri muntu ntaguha ikintu. Nicyo kibazo abanyarwanda tugira. Urashaka ko umuntu aguha ikintu wowe ushaka ko ufite ko we expectinga ko afite. Niba naburaye nabwiriwe ndagukubita ikijambo cy'inzara nyine byerekane ko mu nda hari nta kintu. Ariko niba nishimye nge mfite amahoro ibintu byose biri kugenda neza ninkubona nambaye umupira mwiza ndakubwira wambaye umupira mwiza ariko ninkubona atako byo nibyo wari usokoza nibyo mfite yego wimyaka ibindi yego wowe ujya ubanza ubuntu ngo wariye se nicyo kibazo cyenyine kibaho. Umuntu ashobora guhaga ahubwo bikaba umurembo akaba ari byo kikaba kimwe mu byo tugomba kwitaho. Ibyo ni mu mikurire no mu migenzereze y'abana bacu. Banza umenye aho yaguye niko se wakoze nk'umubyeyi yego first kugira ngo umenye aho ukosora. Icyo ni kimwe. Twebwe rero ba rubanda cyangwa abatante cyangwa abantu bose just wishaka ko umwana umuciraho iteka. Yego wowe kubundi wowe aho matabari niho buri mu bantu 1000 batamwumva bari wowe umwe mwumvasha umukunde bamufunge ujye kuri gereza umugemurire umusuru umuhobere umugati uko bisa kose ndakukunda uko bisa kose uri umwana mwiza uri umuntu mwiza hari kiza nkubona hari kiza ngubona yinywa inzoga ngo asinde bitumwita igihomora ariko nka uwo uruwasope yego tumuciraho iteka sibyo mu bantu bakeya ku isi bamwumva yego ubemo rega wa mwana w'umuhanga mu ishuri wa mwana ku ishuri batangira ubuhamya ko ari umwana mwiza n'abagenzi batangira ntazabura umukundo oya uwo ngose ukeneye urukundo cyane yego kuko ande ababyeyi nibo twitaho cyane tukabakumva urukundo deja bararufite bo bafite ikintu gikurura ubushuti n'urukundo. Hari undi rero ufite ikintu kimucaho inshuti n'urukundo. Uwo ni ukeneye tureke kubaciraho iteka tureke kubatunga urutoki ahubwo twihatire kuko iyo inshuti yawe akabona ko umukunda umwitayo nta buryarya nta bubanza nta kumurambirwa nta no kumwinuba. Hari igihe habaho ku mutima akakubwira ikimubabaje akakubwira ko adashaka gutera intambwe kubivamo mfasha ejo ukamufasha ejo uburyo umukura muri wa mwobo ukamukurayo. Amen. Hanyuma rero turashoje turabashimiye. Imana nibaha umugisha. Hanyuma abantu bo kuri Mama Charlene nizere ko bari bufashe kubasabira umugisha kandi baramfasha kubakunda ntago ari ibyo mbingingira ndabizi ko babakunda. Hanyuma muzongere mugaruke iwacu muzagaruka muje kudutekera muzi guteka muje no kutwereka ibindi bintu byinshi gutegura nuko. Hanyuma rero abari bakurikiranye iki kiganiro mwese turabapopeye tubabwira ngo mwakoze. Hanyuma abatarakora subscribe kuri Mama Charlene muyikore kandi nimubizi se ko bafite channel bagomba harya mwujuje 100,000 ubwo tugiye kujya kuri 500 hanyuma tuhave tujya kuri 1,000,000 ubwo urumva ukuntu mukwiye kubigenza nyine ni akantu koroshye cyane. Namwe bakomeze babashyigikire nanjye mukomeze mushyigikire ngira 100 yego 100 hanyuma muzagaruke. Imana rero nibahe umugisha mukore subscribe kuri Mama Charlene kandi iki kiganiro mugisharinga mumvise harimo ibyo kurya by'imvange. Iki dusorejeho twari tuvuze ngo abantu
bamwe tureba muri society, bamwe bo mu makaritsiye aho dutuye, bamwe tubana mu bipangu, babandi duturanye, bamwe bigana n'abana bacu tukabimenya, bamwe baza hano kuri social media, bamwe duhora twerekana amavideo yabo twishimye ngo yananiwe guhaguruka kuko yasinze, abo bamwe wiri gupostinga wumva unabyishimiye, bamwe werekana ngo yagonze, abo bakeneye kwerekwa urukundo, tukababwira ko bakwiye kubivamo ariko tutaberetse ko ari igicibwa. Uwo ni umuti mwiza. Hanyuma ujye urera umwana wese nk'uwawe, kuko nawe uri kubyara abakobwa, uri kubyara abahungu, ntabwo uzi urumogi bazanywa, bo wasanga bazamusangamo ububune nka bungahe, mbese ntuzi uko bizagenda. Nderera nanjye nkurerere, kuko na mama wabo nimba bafite ababyeyi cyangwa batabafite, nabo babyaye nk'uko twabyaye, bifuje kuzagira abakobwa beza n'abantu beza bo kubahesha icyubahiro. Imana rero nibahe umugisha, turabakunda. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.